N'amakuru ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu abantu babaye ku buryo umuntu areba mugenzi we yabona ari gutera imbere bikamubabaza, akavuga ngo noneho reka mumwototere muvutse ubuzima. Ibi ngibi ntabwo byaza kuza kuba byanezeza kuba mbona mugenzi wanjye ari gutera imbere. Iyi ni imwe mu nkuru ibabaje iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni umuyoboro ugiye kujya ubagezaho inkuru zigiye zitandukanye nk'uko muri kubibona. Ni inkuru yihutirwa yose ugomba kujya n'ubundi uza ukayireba ahangaha. Mbere na mbere ndabanza gusaba buri muntu wese ugeze ahangaha kuri uno muyoboro wacu adukandire ku ijambo subscribe, ubundi ufungure n'inzogera usangize n'inshuti zawe. Hanyuma ndifuza ko muza gutanga ibitekerezo kuri iyi nkuru y'uno musore witwa Egide, umusore wagwaga neza, umusore uri kugenda utangirwa n'ubuhamya n'abantu bagiye batandukanye, ndetse harimo n'abo yarahagarariye nk'umuyobozi. Bakomeje kugenda bavuga ko uyu Egide yababaniye neza. Rero mu nkundire tuze kugaruka kuri iyi nkuru. Ese ubundi bigenda gute kugira ngo umuntu avutse undi ubuzima? Nta n'iminsi yari ishize Egide asoje kwiga cyangwa se asoje nyine amasomo ye yisumbuye, ariko ba bandi bavuze ngo ntaho tuzagera, ba bandi bavuze ngo ntabwo muzigera mutwororana tukiriho, nibo baje kuza kugira gutya ngo barangije ngo baravuga bati Egide yego nibyo warize, wateye imbere, wageze kuri byinshi, ariko ibi ngibi ntabwo bitunejeje. Muri kwibaza ngo byagenze gute? Ndaje gato mbagezeho iyi nkuru. Yego, reka mbagezeho iyi nkuru. Ni nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bakomeje kugenda bashengurwa n'urupfu rw'umusore witwa Egide muri kubona kuri screen zanyu cyangwa se muri kubona muri ayo mashusho. Uyu mwana w'umusore ari gukomeza kugenda ariza benshi. Ni mu gihe benshi bakomeje kugenda bibaza bati uyu musore yaje kuza kuba yazira iki? Amakuru akavuga ko Egide yarozwe. Ayo ni amakuru agenda atangazwa na bamwe mu bantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abari bazi Egide bakomeza kugenda bavuga ko ashobora kuza kuba yarozwe ntabo yita inshuti ze. Mu by'ukuri uyu mwaka narababwiye ndababwira ngo yego umwaka ni mushya, ariko abantu ni ba bandi muramenye mutazirara bakabararamo. Nari mvuze ngo umwaka ni mushya, ariko abantu ni ba bandi twahoranye, muramenye mutazirara bakabararamo. Dufite abantu benshi batwiyoberanyaho umunsi ku wundi batubwira ko badukunda, nyamara twatera imbere bikababaza. Imana ikurinde abantu nk'aba ngaba. Ntabwo nabona icyo mvuga kugira ngo mumurize umuryango wabuze umwana wabo, ariko Imana y'amahoro, Imana nyir'ihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze. Hari ukuntu tujya tugira gutya tukagira inshuti zimwe na zimwe twizera, tukavuga ngo izi ni inshuti zacu z'akadasohoka, ariko sometimes nyine ugasanga ba bandi twitaga inshuti zacu magara
nibo bagize gutya bakaduhemukira. Niyo mpamvu na Bibiliya bivuga neza ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Ntabwo wa muntu uzaba umwanzi wawe ari wa wundi utakuzi. No, ntabwo bishoboka. Ni wa wundi mugendana umunsi ku wundi. Ni wa wundi uzi uko wabyutse, uko waraye, uko wiriwe. Donc nyine wa wundi. Aba bantu nibo bagira gutya bakadutenguha. Hari abantu benshi twizeye, tubagirira icyizere, tubaha karibu mu buzima bwacu, ariko nyamara tutazi neza ko baje kuturimbura. Nk'uyu mwana w'umusore buriya bamurebye baravuga bati ariko buryo uzabaze, ntabwo bishobora kuza kuba byatunezeza kuba waduterana imbere. Amashuri wize byaratubabaje, ntabwo dushaka ko ubaho. Nta kindi kintu umuntu wese ugirira undi ishyari aba atekereza bitari ibi ngibi. Mbese niba ubabajwe n'iterambere rya mugenzi wawe, ubwo wambwira koko ngo ni ibiki? Abantu babaye babi, abantu twabaye babi, mana yanjye. Nibaza n'impamvu rega wanambuga ntituri na babi, maze naho byageze Imana yicuza ko yaturemye. Imana yagize gutya iragira irangira bati nta kintu kimbabaje nko kuba nararemye umuntu. Umuntu ni mubi, turi babi bigeze naho Imana yicuje ko yaturemye. Byose byaterwaga n'ubugome bw'abantu n'umwiryane w'abantu. Ntabwo nabona icyo mvuga, ariko kandi muhumure, Egide ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Ariko kandi ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Muhumure kandi mukomere. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti, abavandimwe. Mukomeze kwihangana, na mukiranutsi upfa ahubwo arasinzira. Ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Rero mukomere, muhumurize uyu muryango uri mu bibazo, uyu muryango utorohewe kubwo kubura umwana wabo. Imana ibakomeze kandi ibahumurize. Ntabwo turamenya ngo Egide azashyingurwa ryari, kugira ngo tuzakomeza kugenda tubakurikiranira.